Nshuti zanjye hirya no hino mu gihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali muraho neza? Ese aho iwanyu byifashe bite? Hari akazuba se? Cyangwa se ariko ndakeka yuko nta hantu hari kugwa imvura mu gihugu. Amahoro y'Imana abane namwe rero uko mwaba mumeze kose, ari abari mu munezero, ari abari mu mubabaro, twababwira ngo mwihangane, abari mu munezero mukomeze mwenjoyinge, mukomeze muryoherwe, niko ubuzima bwo muri iyi si bumera, bamwe baba bishimye, abandi baba bababaye, ariko nta kundi twabigenza, ni uko nguko twisanze. Reka rero mbwira umuntu wese igihe azaza ageramo cyose, azaza abasha kucyitwaramo neza, kuko ni uko nguko nyine isi imeze. Nta kintu twayihinduraho, nta n'ikintu twakongeraho, nta kintu twagabanuraho, nta n'ikintu twakongeraho. Uyu munsi biraba ari bibi, ejo bikaba ni byiza. Ariko mu by'ukuri ni ibintu bitari ibyawe wenyine, ni akaboze. Buriya rero sinzi ikintu wowe utaba ufite wenyine mu rugo, cyangwa se kitaba kikubaho wenyine mu rugo, nibaza ko byagakwiriye kujya biguha morale. Mu by'ukuri rero reka mbabwire, iyi si ni uko tuyitwara, uyu munsi uraba ufite ibyago, ejo ukaba ufite ibyishimo, ejo mugenzi wawe akaba afite ibyago, ejo akaba afite ibyishimo, ni uko nguko ubuzima tubutwara. Inshuti zacu rero z'akadasohoka, inshuti dukunda cyane, mbere na mbere ni nk'ibisanzwe tubanza gushimira abakoze subscribe ndetse n'abakurikirana ibiganiro bya Vedasta Empire, nuko tuza tubashimira ineza yanyu, tubashimira ubwitange muba mwagize, ndetse tukabashimira n'ubushake mugira bwo kugira ngo murusheho guhuguka, murusheho kugira ibyo mumenya ku mibanire y'abashakanye. Uyu munsi rero inshuti zacu z'akadasohoka, inshuti dukunda cyane, abatari bakora subscribe dore icyo abandi babarushije, nimukore kuri subscribe, ubundi tuzaze tubana mu biganiro byacu byose, ari byo twakoze, ari n'ibyo tuzakora, uzaza ubikurikirana byose uko byakabaye. Uyu munsi rero turaje tutabatindiye, tugiye kuganira ku ngingo y'imyemerere cyangwa kwizera hagati y'abashakanye, cyangwa imyemerere hagati y'abashakanye. Iki kiganiro kizagira ibice bibiri, hari igice cya mbere kizavuga ku madini, hari n'igice cya kabiri kizavuga ku myemerere isanzwe. Rero ni ukuvuga ngo imyemerere ntabwo ari iy'amadini gusa, cyangwa se iy'amatorero gusa. Ni ukuvuga ngo harimo n'abandi bafite iyindi myemerere igiye itandukanye. Uyu munsi rero turi bwibande ku myemerere y'amadini ndetse n'amatorero. Inshuti z'akadasohoka rero nimuze, nimwicare hamwe, mwicare hasi mwumve uburyo ki dufite umuryango nyarwanda ufite imyizerere itandukanye, cyangwa se imyizerere twavuga yuko ihabanye n'iy'abandi. Reka rero uno munsi turi bugaruke mu rugo, turebe hagati y'umugore n'umugabo ndetse n'abana, turebe ese iyo bibaye ngombwa yuko badahuza imyizerere bigenda gute. Ese iyo bibaye ngombwa ko bahuza imyizerere bwo ni ikihe cyiza cyabyo, ni ikihe kibi cyabyo? Turi burebe mu gihe bahujije imyizerere, turareba ikibi cyabyo, turebe n'icyiza cyabyo. Noneho no mu gihe batari buhuze imyizerere, turebe icyiza cyabyo, turebe n'ikibi cyabyo. Rero nk'uko bisanzwe murabizi yuko tubashakira ikintu cyatuma umuryango nyarwanda ukomeza kubaho neza hagati y'abashakanye, hagati y'umugore n'umugabo ndetse n'abana. Rero reka tubanze dusobanure umuryango, ubundi duhora tuvuga ni umuryango bwoko ki. Hari abajya bibaza umuryango bakavuga ngo mfite umuryango mugari, cyangwa se ubundi mu by'ukuri umuryango muri rusange, abantu wenda badasobanukiwe n'umuryango dukunda kwibandaho, twibanda ku muryango ugizwe n'umugore n'umugabo ndetse n'abana. Abandi baza ku ruhande, ni ukuvuga ngo baza bunganira abo bantu tuvuze, baza bunganira umugore, umugabo, abana. Rero uyu munsi n'ubundi turakomeza turebera hamwe
umugore n'umugabo ndetse n'abana, ariko ku bijyanye n'imyizerere. Gusenga, iyo tuvuze imyizerere tuba tuvuze gusenga kwa kundi tujya mu rusengero, kwa kundi dukora amateraniro yera, cyangwa se tukajya mu kiliziya, tukajya mu madini yacu, tukajya mu matorero yacu. Rero turi bubihere mu mizi turebe ese bitangira ryari kuba umugore n'umugabo batandukanye imyizerere cyangwa se bakayihuza. Icya mbere, kenshi na kenshi umugore n'umugabo cyangwa se umusore n'umukobwa iyo bahuye ntago baba bizera kimwe. Abo usanga bizera kimwe baba ari bake cyane. Rero ni ukuvuga ngo iyo bamaze guhura habaho ikintu twavuga ko ari nk'amasezerano y'abantu babiri. Umwe abwira undi idini ryiwe cyangwa itorero ryiwe asengeramo, n'undi akabwira undi itorero asengeramo cyangwa idini asengeramo. Hakaba rero amahitamo yabo bombi bahuriza hamwe kuba bakwihuriza mu idini rimwe, cyangwa se bakaba bafata icyemezo cy'uko umuntu umwe ari buze guhita aguma mu idini ryiwe n'undi akaguma mu ryiwe. Abenshi rero bakunda gufata icyemezo cy'uko umukobwa ari buhindurire umusore. Hari igihe bibaho ari ukuri, bikabaho babwizanya ukuri akazamuhindurira koko, ariko hakaba n'igihe biba ngombwa yuko wa mukobwa amubeshya akamuhindurira kugira ngo babane, bamara kubana agahita asubira mu idini rye cyangwa mu itorero ryiwe. Icyo gihe bihita bitangiza induru mu rugo, bitewe n'uko imyemerere burya imaze gutandukana, hari n'ibindi bintu byinshi bihita bitangira gutandukana mu rugo. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umukobwa yemereye umusore yuko azamuhindurira idini, noneho bamara kubana agahita asubira mu idini ryiwe, ako kanya hahita hatangira kuboneka amakimbirane hagati y'abashakanye. Ni ukuvuga ngo rero hari ubundi buryo umusore ahindurira umukobwa, bikaba ngombwa ko rwose umukobwa aguma ku idini ryiwe, atsimbarara ku idini ryiwe, ariko kuko umuhungu yamukunze bikaba ngombwa yuko atari buze kumwanga kubera yuko yanze kuva mu idini. Ubwo umusore agahita afata icyemezo cyo guhindura idini cyangwa cyo guhindura itorero yasengeragamo, akajya gusengera mu itorero ry'umukobwa. Hari igihe rero biza kuba ngombwa yuko nawe ahinduka kubera yuko yashakaga wa mukobwa, ariko bamara kubana bikaba ngombwa ko ahita nawe yisubirira mu myizerere yiwe. Icyo gihe nabwo hahita hatangira induru mu rugo, ugasanga hagiye kuzamo ibintu bimeze nk'amakimbirane cyangwa amacakubiri, kubera yuko umwe yasengeye aha undi agasengera aha ngaha. Ariko ni ukuvuga ngo iyo bibaye byiza, umusore ahindurira umukobwa, bagera mu rugo bigakomeza gutyo, n'umukobwa agahindurira umusore, bagera mu rugo bigakomeza gutyo. Ariko se ni gute, ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umukobwa ashobora kugera mu rugo akihinduka umugabo, cyangwa se umugabo agera mu rugo akihinduka umugore? Ahanini nari ntangiye mbikomozaho, iyo umusore yakunze umukobwa akabona nta bundi buryo yamubonamo, akabona naramuka atsimbaraye ku byo kuguma mu idini ryiwe kandi n'umukobwa yatsimbaraye kuguma mu idini ryiwe, ibintu biza kuzamba, akaba yavuga ngo umukobwa ndamubuze. Ariko kubera ko yamukunze kandi atari buze kumureka, ahita afata icyemezo cyo kuba yaba avuye mu idini ryiwe igihe gitoya, akagenda agasanga wa mukobwa aho asengera bagasezerana, bamara kugera mu rugo kuko aba yamaze kumubona, ubundi agahita asubira mu idini rye cyangwa agasubira mu yindi myizerere ye itandukanye. None rero biragenda gute? Umuntu bimaze kugenda gutyo yakora iki rero? Ni ibintu bigoranye cyane. Inama tuwajya kuri uwo muntu wababeshye yuko bamuhinduriye idini, byaba ngombwa yagera mu rugo ugasanga birahindutse, birashoboka yuko wakwemera cyangwa se wakwihangana, nubwo wa muntu aba yarakubeshye, nubwo wa muntu aba yaragutengushye, ushobora kwihangana. Hari igihe bitagira impact ku buzima bwawe,
bibaye ngombwa aho ntimubishyiremo amakimbirane cyangwa ngo mubishyiremo umwiryane, birashoboka yuko umugabo yagenda gusengera mu rusengero rwiwe, n'umugore agasengera mu rusengero rwiwe cyangwa mu itorero ryiwe, mwese kandi mukaguma mu mahoro. Dore rero nanone ubundi buryo dushobora kuba twarebaho, ni nko mu gihe umukobwa yemeye guhindurira umusore, ariko mu by'ukuri bagera mu rugo urukundo ugasanga rurimo ruragabanuka. Ahanini umwe muri bo cyangwa se nimba umukobwa yarahinduriye umusore, agatangira akabona urukundo rwaragabanutse, nta rukundo rugihari, ahita atangira no gutekereza kwisubirira aho yasengeraga. Kuko biragorana kuba abantu baryana, kuba abantu bahorana mu nduru, kuba abantu baba barara mu nduru, kugira ngo bazafatane agatoki ngo bagiye gusenga, umwe agiye gusenga cyangwa bagiye gusengera mu rusengero rumwe. Rero usanga umugore ahita afata icyemezo cyo guhita asubira mu rusengero yasengeragamo. Rero ni ukuvuga ngo iyo bimaze kuba gutyo, haba havutsemo amakimbirane aturuka ku myizerere cyangwa se mu myemerere. Niyo mpamvu nabyo rero twavuze ngo reka tuze tubirebere hamwe, turebe ese ubundi byagenda gute, Vedanta Empire ni uwuhe musanzu yatanga kugira ngo wa mugore n'umugabo cyangwa wa musore n'umukobwa batari bashakana bazabanze bitondere icyo kintu, kuko tumaze kubona yuko nacyo kiri mu bintu bishobora gutuma urugo rwahirama cyangwa se urugo rwasenya. Niyo mpamvu rero tugiye no kurebera hamwe nanone, ese hari uburyo ki bashobora no kuba bagira gute, bakwizera bakaguma mu idini rimwe, bagasenga mu idini rimwe, ariko uburyo basengamo bikagomeza gutandukana kandi n'ubundi basengera mu idini rimwe. Reka turebere, iyo abantu babiri mu rugo basenga byanga bikunda, habonekamo umuntu witabira ibyo gusenga cyane, undi ugasanga abigendamo gake. Ibyo bintu rero ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutyo n'ubundi biba bimeze nk'aho muhabanyisha imyizere, kuko umwe aba ashaka kugenda gutya, undi ashaka buri muntu wese aba ashaka ko umwe yagenda mu nzira z'undi. Ariko ni ukuvuga ngo mu gihe byaba bibaye byiza mukaba muri mu rusengero rumwe, numva mwagira imyizerere imwe, numva mwahuza, numva buri muntu wese yabasha kujya yumva mugenzi we, nimba muvuze ngo uyu munsi tuzajya gusenga cyangwa uyu munsi tuzajya mu materaniro runaka, mukaba mwahuza, mukaba mwese mwajyajyamo. Ariko iyo bibaye ngombwa umwe yuko agira imyizerere cyangwa se agira ubukristo bwinshi, undi akagira ubukristo bukeya, wa wundi ufite ubukristo bwinshi byange bikunda arabangamira, kuko wa wundi ahora ashaka kuba yagira gute, yamugusha cyangwa se yagendera mu nzira ziwe. Uyu munsi rero n'ubundi ikindi kintu turi bugarukeho ni iki? Turi bugaruke n'ubundi ku bijyanye n'imisengere y'abantu. Mu rugo abantu babiri bashobora kuba basenga, ariko umwe akaba afite imyizerere itandukanye n'iy'undi, kandi n'ubundi basengera mu rusengero rumwe cyangwa mu itorero rimwe, nk'uko twatangiye tubivuga. Reka turebe impamvu. Uyu munsi harimo abantu bari gusesagura umutungo w'urugo biturutse ku matorero cyangwa biturutse ku madini basengera. Uyu munsi umugabo ashobora kuba yemera yuko yafata nimba ahembwa ibihumbi 300, agahita afata ibihumbi 30 akabitangamo icya 10 n'amaturo. Icyo cya 10 umugore akaba atari kucyemeranyaho nawe, ariko kikanga kigatanga. Ariko umugore agahora avuga ngo wowe ufata umutungo w'urugo ukawusesagura. Cyangwa se umugore akaba ari ubikora, yaba ahembwa ibihumbi 300 akaba yafata ibihumbi 30 agahita agenda akabitanga mu rusengero ku cya 10. Ugasanga nanone umugabo ntago abyumva cyangwa se ntago bemeranya kuri icyo cya 10 atanze mu rusengero. Wowe uduteze amatwi
wabyitwaramo gute? Wowe wicaye uri gutega amatwi iki kiganiro, twandikire muri komanteri utubwire bibaye gutyo mu rugo iwawe byagenda gute. Hakaba rero n'andi madini y'inzaduka yaje abwira abantu gutanga imitungo yabo kugira ngo babashe kubona agakiza, cyangwa bazabashe kubona Imana, cyangwa se Imana izabakorera ibyo bashaka gukora. Icyo ni ikintu kimaze gufata indi ntera cyane, ariko turashima leta yacu yo yabishyizemo imbaraga kugira ngo ibe yabihagarika. Byari bimaze gufata indi ntera cyane, wasangaga umugore yabaga yafata n'imodoka akagenda akayitanga mu rusengero atigeze abyumvikanaho n'umugabo. Umugabo ejo akaza agasanga imodoka iparitse ku idini runaka cyangwa ku itorero runaka, cyangwa yamubaza ati ya modoka, wenda bashobora kuba bafite nk'imodoka ebyiri mu rugo, umugore afite imodoka ye n'umugabo afite imodoka ye. Noneho kera kabaye umugore yajya gusenga imodoka akayisigira apotre cyangwa se akayisigira bishop cyangwa akayisigira pasiteri, akavuga yuko ari umugabane atanze mu rusengero, cyangwa se ari inkunga, cyangwa se ari icya cumi n'amaturo atanze mu rusengero. Umugabo rero yatahuka yamubaza ati imodoka yawe iri hehe? Akamubwira ati nayitanzemo icya cumi. Icyo gihe nabwo induru ziratangira zikaba mu rugo, ugasanga ntabwo ibyo bintu babyumvishijeho kimwe. Icyo gihe baba bagize imyemerere itandukanye, icyo gihe baba bagize imyizerere itandukanye. Ikintu kinyicaza ahangaha, ikintu gitumye nkora kino kiganiro, twagira ngo mutwandikire muri komanteri mutubwire wowe ibyo bintu bikubayeho wabigenza ute? Uyu munsi uje ugatahuka mu rugo ugasanga umugore yatanze imodoka kwa pasiteri, kwa apotre, kwa bishopu, wabigenza ute? Ese mugore uramutse utashye mu rugo iwawe ugasanga ya modoka yabakoreraga akazi cyangwa se mwagenderagamo, ugasanga umugabo yitanze, babyita kwitanga, yitanze mu rusengero ya modoka, wabigenza ute? Impamvu icyo kintu nkibajije ni uko ahanini bamwe bahita bafata icyemezo cyo gutandukana, umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe. Jya muri komanteri maze unyandikire umbwire, ese wowe ibyo bintu bikubayeho wabyitwaramo gute? Uramutse ubyutse mu gitondo cya kare, umugabo wawe akakubwira ati madamu mwiza, mugore mwiza, ino modoka twagenderagamo, numvishije umutima wanjye umpata kuyitanga mu rusengero kugira ngo Imana itugomororere imigisha, cyangwa Imana itwongerere imigisha. Wabyitwaramo gute umugabo wawe aramutse abyutse mu gitondo akabikubwira? Nawe mugabo, umugore wawe aramutse akubwiye yuko 1/2 cy'umutungo mufite yagitanze mu rusengero, wenda reka tuvuge kuri konti hari hariho nka miliyoni 10, ugasanga miliyoni 5 yagiye arazibikuza azitanze mu rusengero kwa bishopu cyangwa apotre cyangwa pasiteri, arazitanze, wabyitwaramo gute? Buri muntu wese atwandikire muri komanteri, ese wabyitwaramo gute? Wasenya, watandukana nawe? Ese wabyihanganira? Mbese muri makeya mutwandikire muri komanteri mutubwire mwabyitwaramo gute. Ikindi tugiye kuvugaho kandi cyane tukakibandaho cyane, ni ikintu kijyanye n'ibyumba by'amasengesho. Umugabo ibi wese biramureba. Vedasta Empire turi gutanga inama ku bijyanye n'uburyo twakubaka urugo rwiza, urushako rwacu rwaba rwiza, uwo twashakanye yatureba neza. Uyu munsi rero twagarutse ku bijyanye n'imyizerere,
cyangwa ukwemera. Tugarutse ku byumba by'amasengesho. Uyu munsi umugore n'umugabo bashobora kubanaho nabi, umwe akavuga ati kugira ngo nzabone amahoro reka nerekeze mu cyumba cy'amasengesho. Bikunda kuba ku bamama cyangwa se ku badamu muri rusange. Mu rugo hakagenda akaburamo amahoro, akumva ko amahoro yiwe azayakura mu cyumba cy'amasengesho. Birashoboka yuko ashobora kuba yayakuramo, ariko biranashoboka yuko ashobora gukuramo umwiryane uruteho, cyangwa se agakuramo no kurusenya burundu. Abantu benshi rero iyo bafashe icyemezo cyo kugana mu byumba by'amasengesho, Vedaste Empire ikadutanga inama uburyo bakwiriye kwitwara. Icya mbere, ugomba kugenda uzi yuko umugabo wawe mwashakanye nta wundi wamusimbura. Icya kabiri, iyo ugiye gusenga uba ugomba gusengera uwo mwashakanye. Icya gatatu, mu buryo usengamo itondere abo wagiye usanga. Icya kane, umutima wawe n'urugo rwawe byereka Imana ku giti cyawe, nta wundi muntu ubigizemo uruhare. Icya gatanu, shishoza neza yuko icyumba ugiyemo kitavangiwe. Icya gatandatu, nibakubwira ikintu ugende wicare ubanze ugisesengure, ubanze ugifateho icyemezo, kugira ngo ejo utazagifataho icyemezo, ejo ukazagira gute, ukazaregreta. Icya gatandatu, nibakugira inama ukabona izo nama n'ubundi rwa rugo ugiye gusengera zirarusenya, cyihorere. Icya karindwi, itondere gutanga imitungo y'uwo mwashakanye nubwo mutabanye neza, wibwira yuko ugiye kuyishyira ari buze kuguha amahoro y'urugo. Icya munani, numara kubona ibyo byose ugasanga nta mahoro ubifitemo, va hantu byihuse. Va muri cya cyumba wagiyemo, nubona ibintu bari kukubwira ari ibintu bigusenyaho kugira ngo bikubake. Icya cyenda, mu gihe umaze kuva aho ngaho wagiye, mu gihe wafata ikindi cyemezo cyo kwirukanka mu bindi byumba by'amasengesho, banza urebe se ubundi waragerageje no mu bundi buryo bw'ubwumvikane hagati n'umugabo wawe, cyangwa waba waramubwiye ibikubangamira yanga kubyumva, yanga no kubikosora. Impamvu twabanjije kumwemerera kugenda ni uko hariya hantu haba hari Imana. Iyo hari Imana rero, iyo hatari ikinyoma, usanga bimufasha. Ni naho ashobora gukura iyo nama y'uko ari bugaruka akicaza umugabo wiwe, bagakorana ikiganiro ku byo batumvikanaho kimwe. Nanone mu cyumba iyo asanzemo abantu b'umwuka, iyo asanzemo abantu bafite Imana, nabo bamugira iyo nama yo kwegera umugabo bakaganira ku kibazo cyangwa ku byo batumvikanaho neza. Reka rero tugaruke kuri cya cyumba n'ubundi uzagenda wakigeramo n'ubundi kikagusenya kurusha uko wari umeze. Hari igihe uzagenda ugasangamo abahanuzi b'ibinyoma bakakubwira yuko n'ubundi umugabo mubana mutari muberanye, Imana igiye kukwereka umugabo ukubereye. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi kimaze kugariza ingo nyinshi, aho abagore cyangwa abagabo berekeza mu nsengero, Imana abahanuzi b'ibinyoma, kuko ngewe ntabwo ndi bubita abahanuzi b'Imana, bakababwira yuko uwo bashakanye n'ubundi bataberanye, Imana dore yamuteguriye uwo baberanye. Ndagira ngo mbabaze n'ubundi mugende muri komantere mwandike, munyandikire mumbwire, ese iyi Imana iyo wamaze gufata icyemezo ugashaka umuntu mukabyarana hungu na kobwa, ejo mu rusengero bakakubwira ngo uriya muntu ntago muberanye, dore uw'Imana yaguhitiyemo n'uyu, ibyo bintu biba bivuzwe n'Imana cyangwa biba bivuzwe n'umwana w'umuntu?
hatagira umuntu uza kuntera ibuye kuri iki kintu, kubera ko imyemerere iba itandukanye. Nanjye uyu munsi mfite imyemerere yanjye, nawe ufite imyemerere yawe, ariko jya muri komantere unyandikire umbwire, ese uriya muntu umuhanuzi wo mu rusengero ahanuriye yuko umugabo cyangwa umugore babana atari we Imana yamuteganyirije, atari we Imana yari yamupangiye mu buzima bwe, baramaze kubyarana hungu na kobwa, uyu munsi akaba aribwo umuhanuzi aza akamuhanurira yuko ataberanye n'umugabo we cyangwa ataberanye n'umugore we? Iyo ni Imana ivuze cyangwa ni umuntu uvuze? Nyandikira muri komantere umbwire imyemerere yawe kuri icyo kintu. Ingo nyinshi ziri gusenyuka zizira imyemerere. Ingo nyinshi zirasenyuka zizira amatorero n'amadini. Ingo nyinshi ziri gusenyuka zizira kutumva rumwe ku bijyanye n'imisengere. Dore ikindi kintu nshaka ko mukora komantere cyangwa se munyandikira muri komantere mukambwira, ese Imana yemera yuko watanga ubutunzi bwawe bwose ugasigarira aho ngaho, ngo izaguha ibindi birenze kuri ibyo utanze? Reka nsubiremo iki kibazo. Genda muri komantere unyandikire umbwire ukuntu byumva. Imana yemera yuko watanga ubutunzi ufite bwose cyangwa watanga ibyo wari ufite byose kugira ngo izaguhe ibirenze ibyo ngibyo? Wowe urabyemera, turabyumva uti? Wabitanga cyangwa wabyihorera? Ese watanga ibingana gute kugira ngo Imana igire gute, iguhe ibirenze ibyo watanze? Ese wabwirwa n'iki ko uhanuye ari umuntu cyangwa se ari Imana? Mu rusengero aho ngaho iwanyu hari uburyo ki babakuramo amaturo, hari uburyo ki babakuramo ibya cumi n'amaturo. Birashoboka ko byaba binyura mu nzira nziza cyangwa binyura mu nzira mbi. Ikindi nkubaza, uri bubwirwe n'iki n'umuntu uri kukwaka ibya cumi n'amaturo biri mu nzira nziza cyangwa se biri mu nzira mbi? Ese wowe muntu ugiye kujyana ubutunzi bw'urugo mu rusengero, ejo ukazabura n'ibyo wari ufite, ntube wabona uwo ubibaza, uyu munsi urabivuga w'iki icyo ngicyo nkubajije? Wowe watwaye ubutunzi mu rusengero bikarangira buyoyotse, uyu munsi ukaba nta muntu ufite uri bubibaze? Nyandikira komantere umbwire, uyu munsi nimba waragiye mu rusengero ugatangayo ubutunzi bwawe, ugatangayo umugabane wawe, ugatangayo ibyo wari utunze byose, bakubeshya yuko hari ibyo uzabona kubera ko utanze ibyo ngibyo, bikaba ngombwa yuko kugeza izi saha imyaka ishize ari 5, 6, 7 utarabibona. Nyandikira, ese uzabibona cyangwa wakuye amaso? Ese ufite umuntu wabaza icyo kibazo? Uzasubira kuri wa wundi waguhanuriye se? Nshuti zanjye mukurikirana Vedasta Empire, ntago tuba tuje gusenya, tuba tuje kubaka, ariko tuba tugize ngo tuganire no ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda. Imyizerere nayo irimo iraba ikibazo ku muryango nyarwanda. Imyizerere nayo irimo irateza ibibazo hagati y'abashakanye. Wowe nanjye dufite imyizerere itandukanye, ariko se bibugende gute kugira ngo tuze kubakana urugo rufite amahoro n'umutekano kandi ibyo twizera bitandukanye? Umuntu wese ashobora kuba yabona igisubizo cy'iki kibazo mbajije. Ese mwebwe abashakanye mufite imyizerere itandukanye mubana mute? Ese mwebwe abashakanye mufite imyemerere ihuye mubana mute?
nyandikira unsubize cyangwa nyandikira umpe igitekerezo cyawe ku bijyanye n'ingingo y'umunsi twaganiriyeho. Narindi kubabwira yuko iki ari igice cya mbere turi kuganiraho. Tuzaganira no ku gice cya kabiri cy'imyizerere, ariko ku buryo butajyanye n'amadini, ku buryo bujyanye n'ubuzima bwo hanze, ku buryo bujyanye n'imyemerere yo hanze, ibyo twita imyemerere ya kipagani. Uretse yuko ngewe atari kumbyemera, ntabwo ariko mbyemera, kuko buri muntu wese buriya nubaha imyemerere yiwe. Sinzi ukuntu wabyumva, sinzi ukuntu wanyumva, niyo washaka wantera amabuye ahangaha. Ngewe nemera umuntu wese bitewe n'imyemerere yiwe, nubahira umuntu wese mu myemerere yiwe. Ntumbaze ngo ni iyihe myemerere, ariko icyo nzi ni uko umuntu wese, yaba ari unteze amatwi yaba ari utanteze amatwi, nubaha imyemerere y'umuntu, kuko yayindi uri kunyumvisha ni imyemerere yawe, birashoboka yuko yaguta mu manga cyangwa ikagukiza. Niyo mpamvu rero umuntu wese mwubahira aho ngaho, nkamwubahira iyo myemerere yiwe, ariko kuri ngewe kuko nanjye mfite imyemerere yanjye, nuza kunyumvisha yuko imyemerere yawe ariyo nyayo kandi nanjye mfite imyemerere yanjye, ntabwo biri buze kugenda neza. Turabashimiye inshuti zacu, inshuti dukunda cyane, abakora komanteri turi buze kubasubiza, ndetse n'abatarakora subscribe kuri iyi channel, mukore subscribe, mujye mubona ibiganiro byacu tuzaza dushyiraho uko bwije n'uko bukeye, kuko ni ibiganiro bigufasha mu myubakire y'urugo rwawe, bigafasha inshuti n'abavandimwe. Mu gihe wumvishije ikiganiro cyacu, ushobora gutanga inama ku babanye nabi. Mu gihe wumvishije ikiganiro cyacu ukabona mu rugo icyo kibazo navuzeho cyari gihari, muhita mushaka uburyo ki mwagikura mu nzira. Kandi ikindi tubashishikariza, mugore mugabo, mu gihe ufunguye channel yacu cyangwa se mu gihe ugiye kumva ibiganiro byacu, byaba byiza mwese mwicaye hasi mu rugo mukumva kino kiganiro cyangwa mukumva ibiganiro tubakorera muri kumwe. Noneho ikiganiro cyarangira mukaza kureba ibitagenda neza, mukaza kubishyira mu buryo kugira ngo intego ya Vedastar Empire igerweho. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ciao ciao, umunsi mwiza kuri mwese.